Yesu ashimwe nshuti za Resi Therapete. Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga udasiba. Imana ntizasibe kukumva kandi ntizasibe kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ni wa mwanya wacu w'ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana tukwirirwana tugendana, ijambo rituma tugirana ubusabane n'Imana. Ntabwo ushobora kugirana ubusabane n'umuntu mutaganiriye, utazi icyo kwifuzaho, utazi icyo gushakaho, utazi n'icyo kugambiriyeho. Ni mu ijambo ry'Imana rero tumenyera imigambi yayo ku buzima bwacu. Mu ijambo ry'Imana niho honyine tumenyera imigambi yayo ku buzima bwacu. Niho Imana iducyahira, niho Imana iduhumuririza, niho Imana idukomeza, niho Imana iduha courage. Rero mu ijambo ryayo honyine niho tubasha kumenya icyo Imana idushakaho. Uzakunda ijambo rizakugeza ku cy'Imana igushakaho. Ntabwo tuzajya dutinda, ni ijambo ritoya ariko rizajya riba rifite imbaraga ikomeye cyane. Turi muri Samweli wa 2 tugeze ku gice cya 13. Reka tudatinze dusome ku murongo wa mbere turaza kugeza nko kwa 5. Kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Amunoni ahagarika umutima kubwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu uwo yari umugabo w'ingurumbanya cyane. Aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, niki gihora kikunanura uko bukeye ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Yonadabu aramubwira ati, iryamire ku buriri bwawe wirwaze, maze so naza kukureba umubwire uti, ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamari aze amicyonjya antekera ibyo kurya hano imbere yanjye, kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze. Nuko Amunoni araryama arirwaza, maze umwami aje kumureba. Amunoni aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekere udutsima 2 imbere yanjye nturire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati, ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni, asanga araryamye, yenda urwanga, arabumbiramo udutsima imbere ye, aratwotsa, asingira urukarangiro, amushyirira imbere yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati, abagabo bose nibiheze. Umugabo wese ariheza. Nuko Amunoni abwira Tamari ati, nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we Amunoni ku murere, ayimuhereje ngo arye. Aramufata aramubwira ati, ngwino turyamane mwene data. Nawe aramusubiza ati, oya mwene data, winkoze isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa mu Isiraheli, we gukora iby'ubupfu nk'ibi. Mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu mu Isiraheli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze nuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati, haguruka ugende. Oh my God, nanze gucamo kabiri iyi nkuru kuko ngewe yankoze ku mutima. Hano harimo ibyigisho byinshi, sinzi niba byose nabinyuramo, ariko iyi ni inkuru y'ingaruka z'icyaha cya Dawidi twabonye cyo kuryamana n'umugore utaruwe. Izi ngaruka rero icyaha Dawidi yakoze gifata abana be. Amunoni ararikira mushiki we. Amaze kurarikira mushiki we, birangira baryamanye. Nyuma yo kuryamana, iyi nkuru uyisome uyikomeze, haje kuvamo urupfu rukomeye cyane. Amunoni yaje gupfa yishwe na mwene se. Ya nkota Uwiteka yabwiye Dawidi izahora mu muryango we yatangiriye hagati y'abana ba Dawidi. Umwe yica mwene se.
ariko ikintu nshaka cyane, ingaruka z'icyaha za Dawidi sinzitindaho ni nyinshi, ahubwo ndashaka kwibwirira abatamari. Ndashaka kwibwirira abatamari bagiriye icyizere abantu, ukagirira icyizere umuntu uzi ko ari musaza wawe, ukagirira icyizere umuntu uzi ko ari mwene so, ukagirira icyizere umuntu uzi ko ari umukorege, ukagirira icyizere umuntu uzi ko ari umubyeyi wawe, ukagirira icyizere umuntu uzi ko ari pasiteri wawe, ukamugirira icyizere nk'uko Tamari yagiriye icyizere Amunoni, akaza kumutekera akamushyira ibyo kurya mu cyumba. Ntabwo Tamari yumvaga ko ibi bintu Amunoni yamukoreye, Tamari ntabwo yabitekerezaga, yaramwizeye 100%, ariko abona visage ya Amunoni atigeze atekereza ko yanamugeraho. Amunoni amufata ku ngufu, aramukomeretsa, aramuhangayitsa, arangije aramwanga, ngo urwango yamwanze ruruta urukundo yigeze kumukunda. Hari umuntu wigeze ahura n'iki kibazo? Hari umuntu wigeze ahura n'iki kigeragezo? Kwizera umuntu ukamugirira neza, yarangiza akagukorera ikintu kibi kikagukomeretsa ku buryo no kukibagirwa byakunanira, udashobora no kukibagirwa. Hari umuntu wahaye icyizere cy'ubuzima cyawe, umwizeye rwose, uwo muntu uyu munsi wa none akaba yarakubabaje ku buryo kubyibagirwa byanze. Uri Tamari, ni wowe nshaka kwibwirira. Iyi nkuru ikomeze uyisome. Umwami bamubwiye ibyo Amunoni yakoreye mushiki we Tamari. Amaze kubimenya, umwami ngo yarababaye gusa, ariko nta kintu yabikozeho. Ibi ngibi bitubwira, bitwigisha iki? Bitwereka ko guhishira amakosa, kudakumira icyaha cyo mu muryango, kudakumira icyaha ahantu cyakorewe, kugira umuyobozi udakumira icyaha ngo ahane icyaha, bishobora kugira ingaruka zikomeye. Icyo cyaha gishobora kubyara ikindi cyaha. Iyo Dawidi aza guhana Amunoni, ntabwo Abusalomu aba yarakomeje kumurakarira imyaka 2 igashira ashaka kumwica. Iyo Dawidi aza guhana Amunoni bikagaragara ko yahanwe, wenda byari gusuraja Abusalomu ntakomeje kumugirira umujinya, ariko Dawidi ngo yarababaye gusa abura icyo akorera umwana we. Guhishira amakosa, kutagira ubutabera, kudaca imanza zitabera, bituma icyaha gikura kigakura kikazabyara ibindi byaha. Iryo ni isomo ry'ubuzima. Iri ni isomo rikomeye. Nuba ubonye icyaha kandi ukabura umuyobozi, gihanire. Cyaha baragihanira, ntago bagisiga ngo nuko cyakozwe n'inshuti yawe, ngo nuko cyakozwe n'umwana wawe, baragihanira. Kuko nutagihanira uwagikure wewe biracyamurimo, icyo azakora nyuma ntaho uzabona ukigarurira. Hano harimo indi nyigisho ikomeye cyane y'umuntu witwa Yonadabu. Yonadabu inshuti mbi ngo yari ingurumbanya cyane, nuko Bibiliya yavuze. Agira inama mbi Amunoni. Amunoni yego yari yarakunze, yarabuze icyo akora, ariko ahura n'inshuti mbi yitwa Yonadabu. Imana iturinde ba Yonadabu batugira inama mbi, batwigisha bibi. Hari abantu bagenana na ba Yonadabu, niyo mpamvu bakora ibyaha. Hari abantu baganira na Yonadabu, niyo mpamvu bacumura. Hari inshuti ufite mu buzima bwawe zihora zikujyana mu kabari, mu tubyiniro, zihora zikugira inama, uyu nguyu ziragutungira agatoki. Izo ni inshuti mbi, kandi izo nshuti mbi, inama y'inshuti mbi ni ubumara bwa Satani, ni poison satanike, ni toxine diabolike, bishobora kukwafectinga ubuzima bwawe bwose. Inama y'inshuti mbi uyigendere kure. Yonadabu ngo amugira inama yo kwirwaza. Uyu munsi nta muntu ufite ukugira inama. Ese iyo nama ari kukugira, Imana yigushyigikiyemo? Imana ikurinde inshuti mbi. Mu isengesho ry'uyu munsi turasenga dusaba ngo Imana iturinde inshuti mbi za Yonadabu zitugira inama zo gukora ibyaha. Kandi turasabira ba Tamari, Imana ibahe kwihangana no kutihorera. Tamari baramusohoye, baramwandagaza kozwa n'isoni, ariko ubutabera bw'Imana bwaramurwaniriye. Yaragiye aricecekera, ubutabera bw'Imana bukorera muri Abusalomu, yaje kwica Amunoni. Se ntabwo yigeze amuvugira? Nta mubyeyi wamuvugiye? Hari Tamari uri hano, bashobora kuba baraguteye induru umwana muto, bashobora kuba baraguteye induru umukobwa, bashobora kuba barakuviye ukabura umuntu ukumva. Abantu bose bakabura icyo babivugaho, bakabifata gutyo bakababara, ariko bakabicira aho ngaho. Nta butabera bwakoze kugira ngo byibuze nawe ubone ko hari umuntu ukwitayeho, ariko ubutabera bw'Imana bwo burakora.
ntabwo bujya businzira, niyo bwamara imyaka n'imyaka burakora. Imana irakurwanirira Tamari, Imana irakurwanirira icecekere. Barakurijije ntihagira umuntu uguhoza, ariko Imana irakurwanirira. Ishobora gukoresha n'inzira zitari zo. Ntabwo iki kintu Abusalomu yakoze Imana yari gishyigikiye, ariko yarakiretse kiraba, kugira ngo Tamari yumve ko hari ikintu cyabaye, nubwo nta n'ikintu cyanabaye kuri Tamari. Ntabwo kwihorera kwa Abusalomu byatumye wenda Tamari igikomere gikira, ntabwo ari byiza kwihorera, ariko nyine Imana irabikora tu. Imana iranabikora ikakurwanira ikaguhorera, kuko n'ubundi biba ku bandi, twebwe nta kintu bitumana. Ikibi cyabaye kuri mugenzi wawe mu by'ukuri nta kintu wowe kiba kikumariye iki, nta kintu cyakumarira. Niyo mpamvu kwihorera kuri Tamari yarabiretse arituriza. Ariko nanone Imana ntabwo yibagirwa. Ikintu ukoze ugisanga imbere, icyo wibye nicyo usarura. Kandi ingaruka zo mu muryango wa Dawidi zagombaga kuba, inkota yagombaga kuba mu muryango we ibihe n'ibihe. Rero uyu munsi wa none ndashaka kwisengerera abatamari mu bana n'ibikomere. Ndashaka kwisengera ngo Imana inyize Yonadabu. Ndashaka gusaba Imana ininde kwihorera, kandi ndashaka gusaba Imana ngo ikure icyaha mu muryango wacu, kandi n'ikiba cyajemo tugikuremo hakiri kare, tugihanire. Icyaha baragihanira kugira ngo kitazateza ibindi byaha nyuma yaho. Ese hari abantu bari kugirwaho ingaruka z'ababyeyi babo? Ibi byose tubonye byaturutse kuri Dawidi. Hari ibintu biri kukubaho biturutse ku babyeyi bawe, nawe turagusenya, nawe ubwo dusenge. Iri ni isomo rikomeye cyane ry'ubuzima, rishobora kuguhereza imbaraga, rishobora gutuma utandukana n'inshuti mbi zari zigiye kukuyobya, rishobora gutuma wongera ugakira ibikomere koko wakomeretse ukabura ukuvugira, rishobora gutuma ubwira Imana ngo Mana ndwanira ubutabera bwawe mbubone. Birashoboka ko ariho Imana yantumyeho uyu munsi. Duhurire ku isengesho ry'umunsi. Imana idufashe kandi tugirire neza. Uri umunyamugisha, ndagukunda, kandi Imana ikomere ibikomere Tamari. Imana ikomore. Ushobora kuba uri n'umugabo, tagira ngo Tamari ni umugore gusa. N'abagabo ba Tamari barahari, barenganijwe ariko bakabura kivugira, bakabura kirengero, kuko wagukomerekeje ni umuntu ukomeye, ni umwana w'umwami nka Bunoni. Wakurenganyije ni umuyobozi, wakurenganyije ni umuntu ufite ijambo, nta hantu wabona wavuga, ariko ubutabera bw'Imana burahari, buracengerana. Nyuma y'imyaka 2 burahagera. Iturize usenga Imana, ugomeze wicecekere, uri gutabaza Imana iraje kurwanirire mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.